Yo reka nangire mbifuriza ibihe byiza cyane abasongozi mwese muri rusange ho muri mu nguni zitandukanye z'isi Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe ndabemera cyane ngira ngo murabizi nk'ibisanzwe indamukanyo yacu ni Yesu ashimwe aho muri hose Uwiteka akomeze kuba mu ruhande rwanyu abaremera amashimwe ngira ngo nicyo mbifuriza umunsi ku wundi mbibabwira buri munsi mwe mwese duhagurukanye Kicukiro right now ku bantu mutari muzi ahantu tugeze ubu tugeze Kicukiro hano turi kumanuka ni Kicukiro mu Kagarama sibyo mu Kagarama mu minota mike cyane muraba muhabonye ahantu turaba tugeze ku kiraro ndakeka nta muntu utazi hano twari turimo turagenda dusatira ikiraro rero twari tukiri kumanuka muri Kicukiro mu Kagarama mu kanya turaba dusatiriye ikiraro twari tugiye rero twari tugiye mu mujyi wa Rwamagana. Zabatembereza mu masantere agiye atandukanye cyane cyane yo mu karere ka Bugesera ariko ahantu nagira ngo mbigishirizemo n'uburyo ugomba gutwara ikinyabiziga muri Kigali utajijinganya. Hari umujama bita Gasima niyo ujya umbwira ngo kuba muri Kigali bisaba kuba utajijinganya papa no gutwara imodoka muri KGR rero bisaba kuba utajijinganya kugira ngo utware imodoka ubasohoka mu karere ujye mu kandi bisaba kuba utajijinganya uri pose kandi uzi ibyo urimo. Hano twari turi kumanuka Kicukiro rero ngira ngo murabibona kubaza umuhanda fresh nagira ngo tugendane mu stay focus dukomeze tugendane mpaka i Rwamagana. Bazi ko ngiye kubahagurutsa i Nyamata. Oh sorry twahagurutse harya twatangiriye Kicukiro. Nyamata naho dukorera akazi ku bantu mukeneye mushya zo gutwara ibinyabiziga mutaza kumva ndi kwitiranya ibintu ngo mugire ngo no gukotora no way. Nyamata ni kuri tere niho bibera niyo site nkoresherezaho ibizami ukeneye gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga nawe rero waza mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata tukagufasha ukabona uruhushya rukwemerera gutwara nawe. Ngira ngo urabona ko hano twari tugeze ku kiraro Kicukiro ku bantu bisanyira umuhanda fresh ahantu ndakeka muhazi cyane. Ni ku kiraro cya Kicukiro twari turimo turerekeza za Sonatube mu minota mike cyane murabona dusesekaye Sonatube dukomeze tugendane umuhanda umurongo ku wundi paka tugeze. Urabona ko umuhanda rero haba harimo systems zigiye zitandukanye. Urabona nk'ikinyabiziga kiri imbere yacu cyabanje gutanga inzira ku bantu bari kwambuka umuhanda biba ngombwa ko natwe tugira gute duhagarara. Urumva rero iyo utwaye imodoka utagendeye kuri situation nyine iri mu muhanda ugasanga hari abantu baba batwara zagara batareba ngo imodoka iri imbere yanjye iri kugendera kuri speed ingana gute ese mu ntera ijana imbere yanjye hari kubera ibiki. Ibyo bintu byose ni ibintu ugomba kuba uzi neza mu gihe utwaye imodoka. Ikindi ukirinda kugenda udepasa cyane cyane ahantu mu mujyi nkangaha bisaba ngo ujye ku murongo ugenda utuje nta bintu byo kugenda udepasa wikoza mu gisate cyo hirya wongera ugaruka hino ugendere ku murongo gake gake utuje. Hano twari turimo turerekeza za Sonatube rero ngira ngo urayibona tugeze muri Kicukiro centre mu mutima wa Kicukiro kabisa tumanuka twerekeza za Sonatube mu minota mike cyane tuba dusesekaye za Remera. Ubwo ku bantu batazi uyu muhanda turagendana mpaka mbageze he i Rwamagana mube ready. Yawagira ngo urabibona hano rero twari turimo turakata muri Sonatube twari turi gukata Sonatube twerekeza i Remera. Urabona ko hano hantu haba hari ibyapa bikwereka ko hano hantu hari inzira inyurwamo ariko abantu bazengurutse icyo tuzi nka rompwe aho tuzi nko muri rompwe naho tunyura tuzengurutse. Mbere yo kugera muri rompwe rero buriya barabanza bakakwereka icyapa mu ntera runaka kikwereka ko imbere mu muhanda uri kugendamo hari aho banyura bazengurutse cyangwa se hari rompwe bisaba kuza kuzengurukamo. Ibyo ngibyo biba bikwibutsa ikirere biba bikwibutsa kuza gufata umwanya wa nyawo bitewe n'icyerekezo uri bujyemo. Urumva niba uri bujye nk'Iremera
wowe ukaza kumanuka wiseseka mu modoka wenda ziri buzenguruke zikajya zimanuka kwa Gitwaza n'ahandi, wowe ukaza mu modoka ziri buze kujya i Remera kandi wari bumanuke, urumva uteza akajagari mu muhanda. Ugomba kuba uzi ngo bitewe n'aho ngiye ndahagarara muri iyi place. Urumva rero gutwara imodoka mu mujyi, mugani wa mugabo nanone nongere mugarukire, bisaba kuba utajijinganya papa. Bisaba kuba utajijinganya gutwara imodoka muri Kigali, bisaba kuba utajijinganya. Hano twari twafashe wa muhanda rero werekeza za Remera, rero minota mike cyane tuba tugeze muri Feruje. Urabona icyo bita zebra cross cyangwa se aho abanyamaguru bambukira mu muhanda, baba barashyizemo imirongo y'umweru itambika kugira ngo buri muyobozi w'ikinyabiziga wese ahamenye. Haba hifatiwemo nande umusongozi, the big papa, the one only, ikinyobwa kimara inyota papa yo mbuto baye. Nabwiye ngo mujye mukora subscribe muri benshi, nzaba droppingira amasomo menshi kandi agiye arenze. Urabona rero twari tugeze hafi na za KFC, tugeze hafi na za KFC kuri wa muhanda umuka tuzamuka ujya kuri stade Mahoro, undi ukomeza ujya muri Feruje imbere nyine muri Remera werekeza no kuri gare muri rusange. Urabona rero mba ngendera muri cya gisate kigenderamo abantu bihuta, ubundi abantu bihuta bagendera muri kiriya gisate kiba cyegeranye na jaride zo mu muhanda hagati. Urabona hano twari tugeze muri Feruje. Hano naho rero bisaba kuba utajijinganya, kuko niba ugeze hano urabona aba ari umuhanda. Hano kuri Feruje ya Remera warabonye ko ni umuhanda uba ufite ibyerekezo bitatu. Nukuvuga ngo muri biriya byerekezo bitatu rero ugomba kuba uzi ngo ndi kwerekeza, ese niba njya kuri gare ngomba kuba mparitse, niba nkomeza mu muhanda se bwo ngomba kuba mparitse, niba ndi bumanuke Kabeza se bwo ngomba kuba mparitse. Ugomba kuba uzi neza ahantu, cyangwa se ugomba kuba uzi neza igisate cyawe mu gihe winjira mu muhanda, cyangwa se mu gihe ugeze ahantu hari amasangano arenze isangano rimwe, cyangwa se hari imihanda myinshi cyane yinjiranamo. Gutwara imodoka bisaba gutegura situation iri muri metero 100 imbere yawe. Nkwibira akabanga niba utarubizi. Niba utwaye imodoka reba muri metero 100 imbere yawe, umenye ngo hari kubera y'ibiki. Genekereza nyine nka metero 100 uturutse ahantu imodoka igeze kugeza nyine imbere yawe tu muri metero 100. Hano twari tugeze rero bahita ku Cyabyeri, ku Cyabyeri. Bahita ku Cyabyeri, ku cya Mitsingi. Bahita ku cya Mitsingi. Kana Mitsingi nyivuge nari bijyayo. Numva ngo ni inzoga y'abagabo. Hano rero twari tugeze ku cya Mitsingi, twari turimo twitegura kuza kumanuka. Urabona ko n'uyu muntu wari uri imbere yanjye yari yashyizemo ikinyoteri cy'ibumoso, bivuze ngo nawe yari bumanuke. Hano ugomba kuba wateretsemo ikinyoteri kugira ngo umenyeshe abayobozi b'ibinyabiziga bari inyuma yawe icyerekezo uri kujyamo, kugira ngo niba hari abashaka nko gutambuka bakomeza bigira za Kanombe ku kibuga cy'indege n'ahandi bakomeze batambuke, namwe mumanuka muze muhagarare mu gisate cyanyu mwitegure kuba mwamanuka. Urabona rero gutwara imodoka, iyo utwaye imodoka ukayitwara utazi neza ibyo urimo, utanazi neza ahantu ujya, by the way bishobora kukuvanga bikaba byakurisha umutwe. Bisaba kureba imbere cyane, icyo ni icya mbere. Ikindi kintu cya kabiri ukamenya ngo bitewe n'aho njya ngomba kuba mpagaze aha cyangwa ndi kugendera. Urabona rero hano twari turimo turakata tumanuka twerekeza muri wa muhanda ujya za Kabuga. Izi ni imodoka zari ziri guturuka i Kanombe zizi Remera, urabona ko zabanje guhagarara zikadutegereza tugatambuka. Ni ukuvuga ngo uwo muhanda habamo icyo bita ubwumvikane. Mbigishemo gake akantu kajyanye na discipline yo mu muhanda. Nshuti zanjye, mu muhanda udafite discipline ntabwo wamaramo kabiri, utarenze umuhanda. Kubera iki? Hari ibintu bimwe na bimwe biba bikugendaho, imivumo y'abantu birirwa bakuvuma bagutongera. Kiriya gishoferi gutya na gutya. Ugomba kujya utwara imodoka ariko ufite discipline. Ufite discipline. Niba ubonye hari umuntu wagutanze mu isangano, ugende gake umureke nawe atambuke, ubundi umukurikire. Ntabwo gutwara imodoka mu muhanda bisaba gusara no gusamara no gusakuza no kugenda wasohoye umutwe ngo buri muntu wese akubone ngo abone uko utwara imodoka. No, ba focus, urebe imbere yawe, umenye ngo imbere muri metero 100 hari kubera ibiki, bimeze bite. Hano rero narimo ndatambika muri wa muhanda wo kuri Nyandungu Park nerekeza za Kabuga. Mu minota mike cyane turaba dusesekaye muri centre ya Kabuga. Urabona ko polisi y'u Rwanda ibiri maso ari epfo y'umuhanda, mwababonye aba ari abapolisi. Uramutse uzanye ibintu by'imizozo mu muhanda gake gake ujya kubona ukabona umujena gutambitsa akaboko imbere avuga ati wewe bukize ku ruhande. Urabona ko za Jaguar ziba ziri mu kazi. Rero ikindi kintu abantu mukeneye impushya zo gutwara ibinyabiziga, abantu mukeneye kugura amamodoka yo gukora business ya Toyota cyangwa se kano kazi ka driving school muri rusange, mumbaze muhamagare nimero mureba kuri screen, mumbaze ibintu bijyanye na perime, mumbaze ibintu bijyanye no kubona imodoka ya business, yaba imodoka isanzwe cyangwa se n'imodoka ya Toyota. Ikindi abantu mukeneye gukoresha imodoka zanyu,
abantu mukeneye gukoresha imodoka zanyu mu buryo bwiza cyane. Hari ukuntu usanga nk'umubosi agiye gukoresha imodoka mu igaraje, ugasanga bari kumugurisha ibikoresho kandi bizima. Ukagura ibikoresho ukajya aho ukavuga imodoka yanjye yarapfuye bla 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 bla, ibintu byinshi cyane, ugasanga barimo barakugurisha ibikoresho kandi bitapfuye kugira ngo bakugavure cyangwa se bakurye amafaranga. Ikintu usabwa ni iki rero, hamagara umusongozi igihe cyose ukeneye gukoresha imodoka yawe. Waba udafite umushoferi ukeneye ko tuza kuyitora mu rugo, waba uri bubashe kwigerera ku igaraje, duhamagare kuri iyi nomero reba kuri screen, utubwire ati imodoka yanjye ifite ikibazo kimeze gutya na gutya, ndashaka ko muyihindura nshya, ndashaka ko muyiha ubuzima, igenda ipararaza imihanda yose, ahantu hose aho nciye bahita bamenya ko ari njye waciye. Imodoka yawe tuyihe ibanga, tuyihe kugenda idasakuje, tuyihe kugenda itanduranyije mu muhanda, gihumanya ikirere mu gitondo be barayiteruye bayikuye mu muhanda. Hari ukuntu usanga akamodoka kagenda kaduhira umwotsi umuhanda wose. Kuvuga ngo biriya bintu byose biravurwa kandi bigakira. Ikindi hari igihe biba biterwa no kuba imodoka itwarwa nabi, kuko nk'urugero hari n'ukuntu usanga nk'umushoferi atwara imodoka ku buryo nk'umuntu ashobora kwakisiterera vitesi ya mbere kuva ku muvuduko wa kilometero wenda 20 kugera kuri 30 cyangwa 40 ari muri vitesi ya mbere cyangwa vitesi ya kabiri. Ubundi uwo muvuduko ntabwo bibaho ko wawufata utaragera muri vitesi nka 3 4 gutyo. Imodoka iri muri 30 40 burya iba yihuta cyane, ugomba kuba wafashe na vitesi zo hejuru. Rero urumva mu gihe uri muri vitesi zo hasi uri kwakselera imodoka cyane, icyo gihe uri kwangiza ku buryo bishobora gutuma imodoka yazana umwotsi bitewe n'ibintu bimwe na bimwe byagiye byangirika nk'amaplaketi, diske, ibintu byinshi cyane birangirika mu gihe uri kwakselera imodoka igenda ikoresha imbaraga nyinshi cyane zingana uko nguko. Kuvanga ikintu cya mbere ugomba kubuzi rero mu buryo bangajemo vitesi z'imodoka n'uburyo bazipanguramo. Ikindi kintu ukabuzi ngo se bangaja vitesi ryari bakazipangura ryari. Ni cyo kintu kitubwira ko tugomba kwangaja vitesi, ni cyo kintu se kitubwira ko tugomba gupangura vitesi. Ukano niba utakazi basabwa gukurikira iyi video kugera ku musozo, kuko nshobora kuza kuba kwita bonus tip y'uburyo wenda imodoka itwarwamo kuba super pro. Kuba super pro. Hano no twari tugeze muri centre ya Kabuga niba ntibeshye. Hano ni Kabuga, ariko imihanda ndayizi, imihanda nayo isokoje uruhara kenshi cyane. Imihanda yo mu Rwanda ndayizi cyane kabisa, buragenda bad man. Mujye mumbaza ahantu henshi hagiye hatandukanye, nzajya mbabwira ku bintu bijyanye n'imihanda. Ni mubaya sana. Ikindi kintu mbibutse ko turi muri gahunda ya tunga perime munyarwanda. Niba ubonye isomo ry'umusongozi ugize amahirwe cyangwa se ugiriwe ubuntu bwo kubona isomo ry'umusongozi ricaracara hirya aho ngaho, turifata uryohereza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo babashe kwiga no gukurikira uburyo nyine gahunda ziba zimeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twibuke ko twari turi kwerekeza muri Rwamagana. Ibaze noneho story mbateye mu minota mike cyane mbasesekaza muri Rwamagana. Abantu bazi umujyi wa Rwamagana, ubundi ikintu kibabwira ko mwageze muri Rwamagana ni iki? Ni igitoki. Ni ikihe kintu kikubwira ko wageze muri Rwamagana? Kugira ngo urabona ko ubu ngubu Rwamagana hano twayitashye. Reka nizere yuko umuhanda wose mwagiye muwubona, ukuntu twagiye twinjira mu mihanda gake gake twitonze, guturuka za Kicukiro ku cya Mitsingi, tukamanuka gake gake mpaka tukinjira muri centre ya Rwamagana. Kugira ngo mwabonye discipline twagendanye mu muhanda. Hano twari tugiye ni herero, twari tugiye kuri control ya Rwamagana. Simba kubita ka vlog noneho kamacacari mbajyane mbinjize muri control ya Rwamagana. Bajyane mbinjizemo fresh. Muri tayari mufite ibiceri. Abantu bafite ibiceri niba banze biyandikishe noneho sasa. Mukanya ndagaruka no kuri comment z'abantu bamwe na bamwe bagiye baduha ibitekerezo. Ikindi kintu reka nshimira abasongozi mwese.